Okay guys, ese wajyaga wibaza uburyo wakora thumbnail nziza nka ba Rocky Kakajwi ndetse n'abandi ba YouTuber bateye imbere? Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wabikora step by step, intambwe ku yindi. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu byiza tukugezaho. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora like, subscribe ndetse unafungure n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho zigufasha kuzamura social media zawe, zaba Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye. Iyo ari ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite, ubyandika muri comment tukagufasha, haba gukora video cyangwa se kukubwira uko bikorwa. Reba muri description y'iyi channel yacu, urasangamo link ya WhatsApp ya group ube watujoininga, ndetse na WhatsApp channel ube wadufollowinga, ndetse n'izindi social media zitandukanye. Link zirimo ushobora kuba wadufollowinga maze ukazajya ukurikira ibikorwa byacu kuri social media, kuko tunyuzaho amavideo menshi atandukanye yigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, haba kuri telefoni ndetse na computer muri rusange. Reka nkwereke uburyo bikorwa step by step. Let's go. Okay guys, ukuntu bikora rero, uraza muri Play Store yawe cyangwa se App Store biterwa n'ikoresha, ubundi uyikandemo, uze usacinga application bita Pixel Lab, kande search, dore ni iyi ngiyi, natunzeho fresh. Wowe nusanga hano handitse install, urainstalinga igire muri telefone yawe, nusanga update uraupdatinga, nusanga handitseho open, ubwo rero usanga uyifite muri telefone yawe nawe urakanda open. Ubwo wowe nimba utayifite urabanza ukore install kugira ngo ijye muri telefone yawe. Igihe urabona ko bimaze gufunguka, nimba ari ubwa mbere ugiye kuyikoresha ntabwo bagusaba kano kantu kuba wagakora. Nimba ari warigeze kuyikoresha ushobora kubigusaba, ikintu ukora urakanda cancel. Noneho ikindi gikurikiyeho ni ukuba wayishyira muri size ya 16:9. Murabizi neza ko thumbnail za YouTube zigomba kuba ziri muri size ya 16:9 kugira ngo zibashe kuba zagaragara neza kandi zigaragarire buri wese. Uraza ukande hano hejuru kuri turiya tudomo dutatu hariya natunzaga fresh, ukandemo gutya. Numara gukandamo baraguha option nyinshi zitandukanye. Ikintu ukora uraza ukanda hano handitse ngo image size. Numara gukandaho gutya bahita bakuzanira kano kantu ka custom, biri muri aspect ratio ya 1:1. Uguraheza ukanda kuri kano kantu, kandeho gutya, uhita uza hano handitse ngo YouTube thumbnail, kuko nizo tugiye gukora. Hano natunzaga fresh, urakandaho gutya kuri YouTube thumbnail, nako aspect ratio isinduka iba 16:9. Kugira ngo ubyemeze rero uraza ukande hano handitse ngo okay. Hano natunzaga fresh, urakanda kuri okay, ubona ko size imaze guhinduka. Ikindi gikurikiyeho no gukuramo kano kantu kanditseho ngo new text. Ukuntu bikora rero, uraza ukande kuri kano kantu ko gusiba, kandeho gutya, nurangiza ukande okay. Ubona ko kamaze kugenda. Ikindi gikurikiyeho ni ukongeraho background ya thumbnail yawe. Ushobora kuba wabikora utarayishyiraho ukaza kuyishyiraho nyuma, nabyo ndabereka uburyo ushobora kubikora, cyangwa se ukaba wahindura ukahitamo iyo ushaka muri izi ngizi, ukaba wahitamo iyi ngiyi cyangwa se ugahitamo iyindi bitewe n'uko ubishaka. Ikindi rero tugiye gukurikizaho ni ukuba twashyiraho background. Turaza hano kuri kano kantu ka plus ko guteranya, hano natunzaga fresh mu iguni ry'iburyo hejuru, kandeho gutya, ubundi tujya hano handitse ngo from gallery. Iyo option ya kabiri uhereye hasi, kandaho from gallery, ugiye mu mafoto yawe nyine ari muri gallery yawe. Tuvuga urugero wenda ko ngiye gushyiraho iyi ngiyi ni urugero. Noneho iyo umaze kuyikandaho uhita uza ugakanda hano handitse ngo V, kwemeza ko igiye kujyamo. Kanda kuri V, ubona ko yamaze kugeramo. Noneho tugiye kurisizinga, nayo tuyishyire muri size ya 16:9 kugira ngo iringaniye n'iyi background y'inyuma. Uraza none ugakanda kuri kano kantu kwa mugana hepfo, akangaka kagakandaho gutya, kano k'ubururu iyo kajeho nibwo utangira kurisizinga. Urabona ko size igenda ihinduka bitewe n'uko ubishaka.
twebwe rero turagira ngo iringanire n'iyi background y'inyuma, turayongera neza kugira ngo biringanire, urabona ko bimaze kuringanira. Noneho ikindi ubwo hano uba ugiye gushyiraho amafoto, kugira ngo ushyireho amafoto rero uraza ugakanda hano hejuru kuri ka kantu ka plus nanone, ugahita ujya kuri from gallery, ugahita ushaka wenda ifoto ugiye gushyiraho, wenda tuvuge ko ari iyi ngiyi, ugahita ukanda kuri v nanone, warangiza nanone ukayirisayizinga ukayishyira ahantu ushaka, nimba ari iburyo cyangwa ibumoso, nimba ari hasi cyangwa se hejuru ukabikora. Wenda tuvuge ko ngewe ngiye kuyishyira ahangaha, tuvuge ko nyishyizemo hano. Noneho ubwo tuvuge ko wenda ngiye gukora thumbnail y'uburyo ushobora kuzamura TikTok yawe, wenda ndaza ubwo uba wabiteguye byose, ndaza nkande kuri kariya kantu ko guteranya nanone, njye muri from gallery, ubundi nze nshake logo yanjye ya TikTok. Ubwo byose ugomba kuba wabiteguye kugira ngo ubikore neza. Urahita uyikandaho gutya, nanone ukande kuri kano kantu ka V ko hasi, ubundi nayo urisayizinge ushyire ahantu ushaka, wenda tuvuge ko nyishyize hano. Kugira ngo umaze kubibona ari amafoto uburyo bayongeraho, ikindi tugiye gukurikizaho ni ukwandika. Ubwo noneho ugiye kwandikaho text yawe, uraza kuri kano kantu ka A, kuri iyi nyuguti ya A, kuri iyi nyuguti nkuru, iyi natunzeho agafresh. Twari turi kuri iyi option ya mbere, urumva turimutse tugiye kuri iyi ngiyi ya kabiri, tugiye gushyiraho text yacu. Urabona ko namaze gutungaho iki agafresh. Uraza ubwo ukande kuri inyuguti ya A nkuru, noneho numara kuyikandaho uze ukanda hano kuri text, numara gukandaho urabona ko bahita bakwereka ngo new text, hano natunze agafresh. Ubwo ikintu dukora rero, uraza ugahita ukanda kuri kano kantu ko hejuru kameze nk'agakaramu, ukagakandaho gutya, wamara kugakandaho nanone ugahita ukanda hano handitse hari akamenyetso k'agakaramu nanone, ukandaho gutya, hano uba ugiye kwandika iyi new text, uraza ukayisiba, noneho ugahita wandikamo title yawe ushaka gushyira kuri thumbnail, yenda tuvuge ngo kuzamura TikTok. Wamara kubyandika ugakanda kuri kano kantu ka OK, ugakandaho gutya, urabona ko byamaze kwiyandikamo, ntunze agafresh ngira ngo wabibonye. Noneho ikintu ugiye gukora, hano ntago amagambo agaragara neza, ikintu ubwo ugiye gukora ni uko wayongera size yayo. Ukuntu ubikora, uraza scrolling muri izi option zo hasi, ubundi uze ushake hano hantu handitse ngo size, hano hari inyuguti nkuru za T, hano natunze agafresh, urakanda kuri size. Noneho urabona twari turi muri size ya 25, uraza kuba wakongera size, ngira ngo uri kubona ko bigenda gute, bigenda byiyongera. Urashyira muri size ushaka bitewe n'ingano y'ahantu ugiye kwandika iyi title yawe. Tuvuge urugero wenda ko jyewe ngarukirije kuri iyi size. Numara kubikora urahita uza ukande kuri kano kantu ka V, kano natunzeho agafresh, ukanda kuri V, nurangiza ushobora kuba noneho wayimura ukayishyira hasi cyangwa hejuru. Ubwo jyewe urabona ko hejuru ariho hari umwanya, ngiye kuyishyira hano hejuru. Ikindi ukurikizaho ni ukuba wahindura color, guhindura ibara rya title yawe. Tuvuge urugero ko ngiye gushyiramo wenda umuhondo cyangwa se irindi bara, uraza kandi kuri kano kantu kanditseho color, kano kantu kameze nk'akabox karimo utuntu tw'umukara, uraza ugakandaho gutya, noneho hano bahita bakwereka amabara atandukanye, nawe uraza ugascrollinga ugashakamo ibara ushaka. Hano tuvuge urugero ko ngiye gushyiramo iri ngiri, urarikandaho gutya, numara kurikandaho uze ukanda hano kuri V, ukandeho gutya, urabona ko byamaze kujyamo. Noneho ikindi ugiye gukurikiza nanone ni ukuba wahindura rotate cyangwa kurotatinga cyangwa se gushyiraho position. Urabona ko iyo ngize gutya bihinduka, ushaka nyine uburyo amagambo yawe aba yanditsemo. Urabona uraza kuri iriya rotate ukaza ugahindura nyine, urabona ko ndi kugenda nigiza imbere birahinduka, uko nsubiza inyuma birahinduka. Wenda njye mvuge ku rugero ko nshaka ko bijya muri iyi size, wenda bimwe byari birimo n'ubundi
bitambitse uku nguku, ugakanda kuri V. Noneho ikindi uba ugiye gukurikizaho ni ukuba wahindura gushyiraho wenda shadow yaho, yenda igicucu ku magambo wenda wanditse. Nabyo ukuntu bikora, uraza ugakanda hano handitse ngo 3D shadow, ahangaha natunze agafresh. Ikindi ni ukuba wakora reflection y'amagambo yawe, uraza nawe ugakanda kuri iyi reflection natunze agafresh inyuguti ya I nkuru, wenda tuvuge ko dukanzeho. None iyo umaze gukandaho uraza ugahita ukanda kuri kano kantu ukagafungura, na buno karafunze, ukandaho gutyo ukagafungura. Noneho ugahita ugira gute, ushaka shadow. Urabona ko uko ndi kumanura ano magambo ari kugenda, igicucu kiri kugenda kiza, sinzi nimba uri kubibona, dore biri gukunda, ngira ngo biri kugaragara neza. Okay, noneho wamara gushyiraho shadow yawe ukaza nanone ugakanda kuri kano kantu ka V kabyemeza. Ikindi nicyo bita shadow. Nanone hari shadow isanzwe n'icyo bita inner shadow. Iyo ushaka gushyiraho shadow y'inyuma rero babyita igicucu, uraza ugakanda hano gutya, nanone ugafungura kano kantu ugahita uza ugahitamo ibara ushaka, wenda tuvuge ko ari iri ngiri cyangwa se iri. Urabona ko ya magambo yacu ageze gute, arahindutse. Warangiza nanone ugakanda kuri kano kantu ka V, kandaho gutya. Okay, ngira ngo noneho iby'ingenzi byari ibi ngibi. Ikindi wahita ukora ni ukuba wahindura style cyangwa se font y'amagambo yawe. Tuvuge urugero, ngiye guhindura font, urakanda hano kuri AB font, yaba ari style ugakandaho hano. None ubwo ndaje nkanda hano kuri font, nimara gukanda kuri font uraza hano uhitemo iyo ushaka. Iyi nziza rero ushaka gukoresha wenda uraza ukayirebamo, tuvuge ko ugiye mpisemo iyi ngiyi, urayikanda nurangiza ukanda hano handitse ngo OK. Urabona ko byese imara kujyamo, urabona ko byanditse muri font itandukanye n'iyo byari birimo. Noneho ikindi wakora ni ukuba wagira gute, wahindura background y'inyuma wenda uramutse ukoze utahinduye. Uburyo rero wahinduramo, uraza ugakanda kuri kano kantu ko guteranya nanone, akangaka kagakandaho gutya. Wamara kugakandaho ukajya muri from gallery nk'ibisanzwe, ugahita uhitamo ya background ushaka, ugakanda kuri kano kantu ka V, noneho ukayongera ikaba yajya inyuma. Warangiza kugira ngo, urabona ko bya bintu bise bijya inyuma y'iyi background dushyizeho, kugira ngo rero noneho ubizane imbere nanone, ukanda kuri kano kantu natunze agafresh, kagakandaho gutya. Warangiza ugahita uza hano kuri ya background tumaze gushyiraho, ugakanda kuri tuno tuntu natunze agafresh, ukandaho urutoki gutya ukarugumiza, warangiza ukamanura bikaza hano hepfo gutya. Warangiza ukongera ukagakandaho gutya. Ubona ko thumbnail yacu isa neza cyane. Noneho kugira ngo uyigeze muri telefoni yawe, uraza ugakanda kuri kano kantu natunzeho agafresh, akangaka kanze nkabereke neza, dore ni akangaka, kagakandaho gutya. Wamara kugakandaho ukajya muri save as image, ni option ya kabiri. Warangiza ugahita uza ugakanda ahangaha gutya, ugahita uzana kuri iyo option ya kabiri yanditseho PNG, ukayikandaho gutya. Nanone ukaza ugakanda ahangaha gutya, ugahita uza hano kuri very high. Warangiza ugahita ukanda hano handitse ngo save to gallery, ugakandaho gutya. Urabona ko biri kwirodinga, ubwo image yacu iraza kuba yabasha kugera muri gallery. Hano tuvuga ngo image saved, izo ni ads nk'ibisanzwe. Ubwo rero tujya muri gallery yawe urebe ko thumbnail yawe imaze kugeramo, kugira ngo mwayibonye, dore ngiyi yamaze kugeramo. Ikindi rero bigiye gukora ni ukuyongerera brightness cyangwa se imigaragarire yayo kugira ngo ibashe kugaragara neza. Ikindi ubwo uri bukore, urakoresha application bita Snapseed.
uraza hano muri search nk'ibisanzwe usacingemo Snapseed ngira ngo wamaze kuyibona uko nabyanditse, dore ni iyi ngiyi, urahita uyikandamo gutya, urahita bayikwereka, dore ni iyi utunze agafureshi. Noneho wowe niba usanzwe uyikoresha ubwo urakanda open nawe, nimba ari ubwa mbere ugiye kuyikoresha urakanda install kugira ngo ijye muri telefone yawe ube wayikoresha. Uraza ukande open, numara kuyishyiramo noneho uze ukanda muri kano kantu ko guteranya, kandemo gutya, uhita ujya muri gallery yawe uhita uhitamo ya thumbnail yawe. Numara kuyihitamo rero urahita uza ukande hano handitse ngo tools, ahangaha urakandaho gutya, ubundi uhita ujya kuri option bita details, inatunzeho udufureshi tubiri, itunze udufureshi dutatu, iyi details urayikandaho, numara kuyikandaho uraza ufate hano mu mpande gutya, uzajye kwega ujyana hano hirya. Urabona ukuntu iri kugaragara ni inkanda gutya, ubona imigaragarire iragira gute, irahinduka. Urabona ninzanamo hano niko iri kugaragara neza, ninzana hano urabona ko yijimye, ninzana hano urabona ko iri kugaragara neza. Ubwo noneho wamara kuzanamo hariya, ubwo kano kantu k'ubururu niko uri gutambikisha, uraza ugahita ukanda kuri kano kantu ka V, ndakanda kuri V gutya, ubundi noneho nimbirangiza mpite nkanda hano handitse ngo export, kandaho gutya, ubundi mpite nkanda hano handitse ngo save, ahangaha ubundi akandaho gutya, byaba bimaze kwisavinga ngo photo saved, nako ariko bahise batubwira. Noneho ushobora kujya muri gallery yawe ukareba ko yagezemo, urabona ko yamaze kugira gute, kugeramo. Urabona nuza muri gallery neza muri image urasanga dufite amafoto angahe, abiri. Iyi thumbnail ya mbere tumaze gukora ni iyi ngiyi, iya kabiri twari twakoze imbere. Urabona ko imigaragarire igize gute, itandukanye. Ushaka wakomeza ukabikora n'inshuro nyinshi zirenze imwe kugira ngo thumbnail yawe ize kuba igaragara neza. Ni uko nguko rero bikorwa. Nimba ari ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite ubyandika muri comment, tukaba twagufasha tukagukorera video maze kigakemuka. Nizere ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera.